Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye n'iby'agaciro ko cyane kuba mubatse kuba natwe umwanya nk'uyu ndabashimiye yaba dukurikiye ku Isezerano TV cyangwa se kuri Mva mu Byaha TV. Mwese amahoro y'Imana abane namwe. Ubwo ndavuga inshuti zacu zirimo hano mu Rwanda cyangwa se muri diaspora mu bice bitandukanye byose n'abandi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda harimo nk'Abarundi cyangwa se ko mudukurikira muri benshi cyane. Mwese ni ukuri bifurije kugubwa neza kandi Imana ibe mu byanyu. Nubundi uyu munsi rero nasubiye i Rubavu nagiye kureba Jean Gentil. Jean Gentil amakuru ni meza. Urakomeye? Ndakomeye. Rubavu akaguru kanzengereje. No harakonje. Kumbe yimishe kandi izuba riri kuva. Ntago ari nk'iwanyu i Kigali. Iwanyu kubera amazu aba yegeranye cyane bitari bikeya nta n'ikiyaga nta mbeho mukunda kubona. Twebwe rero urabona ikiyaga hepfo yawe nimwe akayaga kari guturuka. Rwose meze nabi kandi Kigali sinjya nifuka n'imvura harakonje. sinjya mpamenyera rwose. Basuhuza n'abadukurikiye tubone kwinjira mu kiganiro. Yesu ashimwe bakunzi ba Isezerano TV na Mva mu Byaha TV n'abakunzi banjye by'umwihariko Ingabire Jean Gentil. Imana ibahe umugisha turabakunda. None se uyu munsi ko waje wambaye nka padiri? Oya ntago ari nka padiri wambaye oya imishumi yose bajya bashyiraho. Ibi bintu buriya bifite icyo bisobanuye. Ibi bintu bifite icyo bisobanuye mu ijambo ry'Imana. Bifite icyo bisobanuye? Mu ijambo ry'Imana bifite icyo bisobanuye. Ubushize ngusura mu kiganiro twagiranye arambwira uti ngewe nshobora no gusohoka nkashinga idini. Wasanga barakwimika. Oya ntago bari banyimika. Ntago ubundi ngiye n'indandishinga menya nziyimika. Ntago bakomeye ko bagusengera? Mbo ntago byanyorohera nabyo. Kubera iki? None se Yohana Umubatiza yabwirizaga yarabishyizweho nande? Buriya muri iyi minsi amavuta bari kumenaho abantu amwe ashobora no kuzabarimbuza. Waba ubwiwe n'iki se umuntu yakumenyeho nimba yera cyane nimba akumenyeho aye bwite? Njyewe ntabwo napfa kwemera umuntu wo kumenaho amavuta. Buriya ndishinze menya narishinga ntanimitswe ngo menweho amavuta. Narishinga si baryemera nta mavuta bamenyeho ngaho ndi hayo mu ijuru. Ibuka nyine Yohana Umubatiza niba izo nkuru zibuka. Yohana Umubatiza nta muntu wamumenyeho amavuta. Imana yamwimitse akiri mu nda ya nyina. Igihe cyo papa wiwe yari umutambyi Zakariya ngira ngo. Zakariya niwe papa wa Yohana Umubatiza. Ubwo papa wabo rero ari mu rutambiro marayika yamusanzemo. Arababwira ati burya rero nubwo ubona mukuze we n'umugore wawe Elizabeth ariko nzabaha umwana w'umuhungu muzamwite Yohana. Maze Zakariya arashidikanya ati byashoboka bite se dukuze ngiye n'umugore wanjye? Tubwo ushidikanyije rero urabikirage kugeza avutse. Byarabaye Yohana aravuka yarimikiwe mu nda ya nyina. Nanjye rero wasanga naravutse narimitswe wenda nkamenya umuhamagaro nyuma. Byo kuvuga rero ngo ndagenda ngo abantu bameneho amavuta oya. Ndi gusengerwa ku budiyakoni n'ibiganza baturambitseho ariko ubu ngubu noneho byo ntibyanakoroha n'ibyo biganza sinzi ko napfa kubyemera. Hari abantu bari kurambikwaho ibiganza bajya kubwiriza ugasanga ibintu bari kubwiriza ntibiri muri Bibiliya cyangwa bya biri muri Bibiliya bakabicurika. Rero niyo mpamvu ngiye ntibyanyorera kundambika ibiganza ngo urukunyimikira ivuga butumwa nari hawe ngiye nizera Imana n'umwana wayo gusa. Nose Yesu yavuze ngo muri Yohana 14 yaravuze ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Harongera avuga ngo buri wese yigerereyo ayo mavuta nayasaba mu ijuru. Ntago ari ngombwa bazameneho amavuta baguzi bunaka bakuye muri Isirayeli bakuye he bakakurambikaho ibiganza. Nabyo simbizi. Ntago byaza kunyorohera. Ngiye numva ndi mu muhamagaro umwe na Yohana Umubatiza. Kuko we yahamagariwe mu nda yabaye urusoro rwe rwateranye ahamagariwe ibyo azakora. Nanjye rero nkiri mu nda ya mama buriya mfite ibintu Imana yanteganyirije kuzakora. Ntago ari ngombwa ngo imbaraga nzikure mu biganza by'ababindambitseho. Ni ukuri. Wenda nakora nka ceremony ngatumira abo bakuru b'itorero cyangwa abo ba bishop. Ariko ibyo kuvuga ngo baraminaho amavuta ngo barandambikaho ibiganza ntago bakaza nkabamenyesha ko ngiye gutangira umurimo. Kugira ngo abanshyigikiye mu myizerere yanjye bajye barushaho kugira ute kumba hafi
ariko ibyo kurambikwaho ibiganza ni ukuri nabonye abantu barambitsweho ibiganza bigisha ibintu bidahuye, mbona n'abamenyweho amavuta bitwa abapasiteri n'ababishopu bigisha ibintu bidahuye, ndavuga nti yewe ntabwo bizoroha, hari igihe baba babamenyeho ubwo y'ubuyobe, imyuka iyobye akaba ariyo babasukaho. none se wajya uzamuka mu ntera, wajya wizamura mu ntera se? Si wa mugani nose batanze amaturo wa mugani najya nyamurika hehe, nzabitekereza. Ntabwo bari banyimika, ibingibi nambaye byo bifite indi nsobanuro yabyo, ndaza kuyivuga. Ni Imana yabinsabye, nabyo sinakubwiye ko ngira ijwi rinyongorera, ni ijwi ryansanze rirambwira ngo nzakoreshe iyi ngofero, nkoreshe n'iyi kanzu, nkoreshe n'uyu mushumi, ahubwo hari ibindi bintu ntarakoresha, nuko mvuze ntereka nkorobesheho, buriya nubwo ari kuzasanga byose narabikoresheje. Buriya nayo ndi gukoresha materiyeri zose z'ukuntu Imana yantegetse bizakorwamo, ndi kuzibika. Buriya tuno ngutu nari ntumaranye hafi amezi 2 ntubitse, kubera ko nayo ngitegereje kubona ubushobozi bw'ibyo bindi bikoresho. Hari hasigaye inkoni, wa mugani menya Imana yaranyimitse sinabimenya, iryo jwi ryaransanze rirambwira ngo mbajishe inkoni, nkoresha inkweto zifunze, nkoresha iyi kanzu, uyu mushumi, iyi ngofero, nkoresha ingabo, hanyuma bigendane n'iri jambo riri mu Befeso ibice 6 dore ku murongo wa 10. None se inkoni ari kubajisha ari inkoni imeze? Ni inkoni ya indi y'ubushumba. Y'abashumba. Ni Imana yari yagutegetse? Ni Imana yari yantegetse kubajisha inkoni y'abashumba, ya yindi imeze nk'iya Mose igondoye ngo. Ubwo rero sindabigeraho gutya, nuko mvuze ritereka nkorobesheho, uzagaruka byose narabikoresheje. Ubundi no mu misengere yanjye, nubwo mvuze ngo sinjya mpfa kwemera abantu, ariko ntabwo nsenga njyenyine, hari abo dusengana. Rero abenshi mu bahanuzi twasenganye bagiye babimbonaho, bakabona Imana impaye inkoni, bakabona Imana impagaritse ngo ahantu muri stade kuri podium, ndi hagati y'amamikoro menshi, ngo mikoro nyinshi zintondetse imbere, nka kwa kundi perezida bamutondeka mikoro imbere nyinshi afite ijambo. Abahanuzi benshi rero bagiye babimbwira ko Imana impagaritse ahantu ngo muri stade mbwira abantu benshi. Rimwe na rimwe nkajya ngira ngo ni ibingibi byo kuri YouTube kuko nabyo dukoresha mikoro, ariko nyuma ijwi ryaransanze rirambwira ngo si ibyo, rirambwira ngo wowe uzavamo umuntu ukomeye mu bijyanye n'ivugabutumwa. Hanyuma rero iyo nkoni ngomba kuyibazisha ikajya imfasha mu ivugabutumwa, hanyuma iyi kanzu nayo izajya imfasha mu ivugabutumwa, n'uyu mushumi umweko w'ukuri n'iyi ngofero. None se uzajya byambara ugiye mu ivugabutumwa? Nzajya mbikoresha kenshi, ariko ntabwo nzajya mbyambara buri gihe, bizaba biterwa n'uko umwuka yanyongoreye aho bikenewe. Reka none ubanza udusengere, udusobanurire buri kimwe cyose. Ngiye kubasengera, ninjire no mu ijambo ry'Imana mbabwire uko bitondetse. Turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, ni wowe waduhamagaye uduha umurimo wawe ngo tuwukore, kandi ni wowe waduhaye imbaraga, uduha Mwuka Wera Muyobozi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro kubw'icyizere watugiriye, ukaduha Mwuka Wera wawe kugira ngo abidufashemo. Uyu mwanya rero tugiye gusobanurira abantu ibijyanye n'ijambo ryawe, twebwe ubwacu ntabwo twabyibashisha. N'ubundi turongeye turagusabye Mwuka Wera ngo yururukire aha hantu, abane natwe, ashyigikire aba bakameramani, ashyigikire abantu bose bazumvira ijambo, kandi nanjye ijambo ryawe rirushaho kunshyigikira. Mwuka Wera urushaho kubana nanjye, abamarayika bampagararire. Urakoze rero kuko uri Imana ifite imbaraga n'ubushobozi bwo kubikora byose neza, ibintu byose bihagararemo bigende neza, kandi abantu bawe bahe gukira, kuko wavuze ngo ababwirije abantu bakava mu byaha bagahindurira benshi ku gukiranuka ngo bazaka nk'inyenyeri. Ndasenze cyane ngo ibyo mbwiriza bizahindure benshi, kugira ngo ubwo nzagera imbere yawe nzake nk'inyenyeri, nanjye nezezwe n'umurimo wampaye. Urakoze rero, shigikira iri jambo ryawe, imbaraga n'amavuta byawe bibane natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yego, murakoze. Reka dusome aya magambo ari mu Befeso ibice 6 duhere ku murongo wa 10. Umutwe w'amagambo aravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri,
mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Amen. Haleluya. Dusomye rero izi ntwaro zose z'Imana tugomba kwitwaza. Dusomyemo inkota ariyo jambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ni inkota. Umuntu rero uvuga ko akizwa, umuntu uvuga yuko ari mu rugendo rujya mu ijuru akaba atagira ijambo ry'Imana ariyo nkota, uwo nguwo ntabwo abasha kugera iyo agiye. Muri uru rugendo tugenda duhuramo n'intambara nyinshi, duhuriramo n'abakozi ba Satani, ingabo z'umwijima duhura nazo ngo zikorera hano mu kirere, hari n'ingabo zikorera hano ku isi. Ni ukuvuga ngo izo ngabo za Satani zose ntabwo washobora kurwana nazo udafite inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Nta nubwo rero washobora guhangana n'imyuka mibi, guhangana n'abakozi ba Satani, kuko Satani akorera no mu bantu, utambaye ukuri. Ni ukuvuga ngo uyu mweko usobanura ukuri. Abantu bose, impamvu Imana yambwiye ngo nzashiremo n'uyu mweko, uyu ni umweko w'ukuri, ni ikimenyetso cy'uko abantu bagomba gukoresha ukuri, ariko si ukuvuga ngo barebere ngo kuri uyu nkenyeye, oya, ahubwo ni ikimenyetso, ni imfashanyigisho. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu yambaye utya, abagira ngo babandi babizera bashya babashe gusobanukirwa ibyo Imana yashatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo Imana yaravuze ngo mwambare ukuri, mukenyere ukuri. Hanyuma iravuga ngo mwambare gukiranuka, iravuga ngo mwambare ingofero ibabera agakiza. Agakiza rero ntabwo ari ingofero nambaye, ahubwo agakiza ni Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo iyi ngofero nambaye ni imfashanyigisho nk'uko Mwuka Wera yabinsabye, ariko agakiza ntabwo ari ingofero nambaye, ahubwo agakiza ni Yesu Kristo. Biba biri ngombwa rero ngo intwaro tugendane Yesu Kristo mu mitima yacu, kandi tugendane Yesu Kristo n'ibikorwa bye, tumusobanukiwe, tumuzi neza, tubasha kubwira abantu Yesu bakamumenya. Ni ukuvuga ngo wowe ubwawe ubaye utazi Yesu n'ibyo yagukoreye, ukaba udasobanukiwe ko ari we waremye byose, ukaba udasobanukiwe imikorere ye yabayeho hano ku isi ngo umusobanurire abantu bamwumve neza, nawe ubwawe usobanura uburyo yagukijije ibyaha, usobanura uburyo ukorana nawe n'uburyo ubana nawe, udafite Yesu Kristo ngo akubere agakiza, ntabwo wamubwira abandi nawe utamuzi. Ingofero y'agakiza rero ni ukuvuga ngo ni ukwambara Yesu Kristo mu bitekerezo. Nimba agakiza karagereranyijwe n'ingofero, ingofero ibabera agakiza, ni ukuvuga ngo Yesu Kristo agomba kuba mu bitekerezo byacu. Ku manywa na nijoro, aho ugenda hose Yesu Kristo akaba ari mu bitekerezo byawe. Niyo mpamvu Yesu Kristo yagereranyijwe n'ingofero. Ingofero agakiza, kandi agakiza tuzi ko ari Yesu Kristo. Ubu rero iyo tuvuze ngo wambare ingofero agakiza, ariko biba bisobanuye ko Yesu Kristo agomba kugendera mu bitekerezo byawe, haba ku manywa haba nijoro, wirinda kubeshya, wambaye ukuri, ukenyeye gukiranuka. Gukiranuka rero ni ukwitwararika kutabangamira abantu. Nubwo hari igihe biba ngombwa ngo abantu babangamirwe, nanone ahubwo n'imyizerere yawe, kuko Yesu Kristo nawe akiri mu isi yakoresheje ukuri kwinshi, ariko abantu benshi barabangamirwa. Yakiza abantu bakabangamirwa, kuko yigeze gukiza umuntu wari utewe n'abadayimoni. Yesu Kristo akiri ku isi yigeze gukiza umuntu wari utewe n'abadayimoni, amukuramwo abadayimoni. Babadayimoni baramusaba ngo ntutwice urupfu n'agashinyaguro igihe cyacu kitaragera, ngo ahubwo twohereze ngo mwaziriya ngurube. Yesu Kristo rero abonye ko umwana w'umuntu ari ufite agaciro kurusha ingurube, afata abadayimoni arabemerera, abohereza mu ngurube. Za ngurube abadayimoni barazirukankana, biroha mu nyanja. Noneho abantu barabangamirwa, bene ingurube babona ko bahuye n'igihombo, ariko ntibagira umutima w'urukundo wo kwishimira ko wa muntu wari urwaye abadayimoni abashije kwibakira, ahubwo bababazwa n'ingurube zabo, baramubwira ngo nabavire mu gihugu. Natwe rero mu myizerere yacu no kubwira abantu ngo bave mu byaha, hari igihe byababangamira, ariko gukiranuka ni ukubwiza abantu ukuri. Iyo ubwije abantu ukuri, utababeshya, ukababwira ijambo ry'Imana, nawe ukirinda gukora ibyaha, ibyo nibyo bita gukiranuka. Rero uyu munsi ntago ndi buvuge ibintu byinshi, ariko icyo nshatse kuvuga ni ukubwira abantu ngo bambare intwaro zose z'Imana, cyane cyane bakoreshe ijambo ry'Imana, bajye baribwira abantu kugira ngo ribashe kubakura mu byaha, ribashyire mu bugingo. Kandi bakoreshe Yesu Kristo
mu byo bavuga byose no mu byo bakora byose, kugira ngo Yesu Kristo ari we gakiza Imana yatwoherereje agakiza abari mu isi ibyaha, kandi Yesu Kristo akaba ari nawe uzakiza abantu urupfu, kubera ko Yesu Kristo nagaruka gutwara itorero azakuraho urupfu ruzakurwaho. Yesu niwe gakiza kacu, rero tujye tumugendana mu bitekerezo. Imana ishimwe. Reka twongere dusome izi ntwaro zose z'Imana, kwa ngo wumve intwaro waba ufite muri iki gihe udafite ubashe kuzishaka. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Gukenyera ukuri rero, umweko w'ukuri nubwo mubona nawe ukenyereye, ariko no mu buzima busanzwe ngiye nkoresha ukuri. Ngiye ni ukuvuga ngo no mu mihamagarirwe yanjye nkoresha ukuri kwinshi. Nta muntu ushobora kuza ngo ambwire ibintu by'amanyanga ngo dukore ibi n'ibi ngo bibyare ibi n'ibi ngo mwemerere. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akoresha ukuri yirinda ba bantu bakoresha ibinyoma bagamije inyungu zabo bwite. Hari umuntu ushobora kuza kukubwira ngo ngwino umfashe kubeshya ibi n'ibi ngo turakuramo inyungu izi n'izi. Niba ushaka kugendera mu kuri rero ntabwo uzabyemera, uziyemeza izo nyungu zihindura igihombo. Niko Pawulo yavuze ngo ibyarindamu yanjye nabihinduye igihombo kubwo kuronka Kristo. Mwami Imana yarambwiye ngo nzabwira abantu ngo naho umuntu yaba ari buguhereza ibintu byinshi byo ku isi kugira ngo akwinjize mu kinyoma, ntukamwemerere, ahubwo uzamubwira uti ibyo mu isi bizashira, ariko ku munsi w'imperuka tuzabazwa ibyo twakoze tukiri mu isi. Hanyuma umuhamirize ko utakwemera kubeshya kubera ibyo biguzi yaguhaye. Kandi Bibiliya ivuga yuko abantu bemera guhabwa ibiguzi ngo bajye kubeshya babita ibigoryi. Bibiliya iravuga ngo abagabo b'ibigoryi bagahabwa ibiguzi ngo bajye kubeshyera abantu. Niba rero uri umukristo uri mu rugendo rujya mu ijuru, ntabwo uzemera bya biguzi, ahubwo uziyemeza ube mu buzima bwawe buciriritse ariko uri umunyakuri. Imana yantumye kuri bene abo bantu rero bari kwakira ibiguzi kugira ngo bajye kubeshyera abantu ko bakwiye kubivamo bakihana, Imana ikabababarira. Mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Gukiranuka nabisobanuye ni ukureka ibyaha, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo Imana yantumye ku bantu barabatijwe, barangije baragenda bicara mu matorero, ntibafashe umwanya nabo ngo bajye kubwiriza, kandi bagomba kwambara inkweto. Ni ukuvuga ngo umuntu utarahaguruka ngo ajye kubwiriza nta nkweto yambaye, ari mu gakiza ariko intwaro yitwa inkweto ntayo yambaye. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu amaze kwakira Yesu Kristo akabatizwa akicara mu itorero ariko ntajye mu ivugabutumwa, hari intwaro aba atambaye, kandi umuntu utambaye kuri izi ntwaro ashobora kutazagera mu ijuru amahoro. Kubera ko niba Yesu Kristo yaravuze ngo muzaba abagabo bo kumpamya, ngo kandi ngo mugende mubwiriza abantu mu mahanga yose baba bigishwa, ni ukuvuga ngo iyo umuntu bamaze kumubwiriza akaba umwigishwa, nawe aba afite inshingano zo kujya kubwiriza abandi. None umwuka w'Imana yarambwiye ngo nzabwira abantu ngo umaze imyaka ingahe mu itorero, warabatijwe, ukora indi mirimo ijyanye n'iby'amaturo, ariko iby'ubutumwa bwiza utabwiriza. Ni ukuvuga ngo abantu bose bagomba kuba ababwiriza. Ukimara kubatizwa no kwakira Yesu Kristo, ugomba guhita ufata inzira yo kujya gushaka abandi kugira ngo nabo bakizwe. Iyi ntwaro rero yo kwambara inkweto y'ubutumwa bwiza ni uguhaguruka. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni inkweto zino zisanzwe, nubwo umuntu yazifashisha mu mfashanyigisho, ariko iyo bavuze ngo ukwete inkweto aribwo butumwa bwiza, biba bisobanuye ngo haguruka ugendagende hirya no hino ujye kubwira abantu ibya Yesu Kristo. Ureke gukomeza kwicara hamwe umere nk'umwana bagaburira akarya ariko akamera nk'aho atakuze ngo afashe iwabo ku mirimo. Ni ukuvuga umwana mutoya iyo umuntu agikizwa abarwa nk'umwana mutoya, yakibatizwa nabwo aba ari umwana mutoya bari kumurera bakamureresha ijambo ry'Imana. Sinzi ukuntu rero bakureresha ijambo ry'Imana umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, ukamara imyaka 5, 10 mu itorero, wowe utarahaguruka ngo ujye mu kazi nawe ukore ubwiriza abantu bakure mu byaha. Ubu umeze nka wa mwana bagaburiye agakura ariko we ntashake gukora nawe ngo ashake kubyaza umusaruro imbaraga yahawe yakuye mu byo bamureresheje. Ni ukuvuga ngo nimba warageze mu itorero ukabatizwa ukigishwa, ugomba kugira utya nawe ugatangira ukabwiriza. Hari umuntu twaganiriye nabyumva abyihanganire, ntago nabyakiye neza. Naramubwiye nti ngewe iyo nigishije abantu nkabigisha iby'agakiza, kubera ko mba ntafite itorero ndabashyiramo, mpita mbarangira aho bajya kwinjira mu itorero kugira ngo bakomeze bagaburirwe ijambo ry'Imana, ngewe nkomeze gushaka abandi, kandi nkababwira yuko bagomba kugira ute kubatizwa. Uwo muntu arangije arambwira ngo kubatizwa ngo ntago ari ngombwa.
nyamara ijambo ry'Imana riravuga ngo abazemera muzababatize, ngo nimugende mu mahanga yose muhindure abantu abigishwa banjye, abazemera muzababatize, ngo kandi ngo uzizera kubatizwa azakizwa, ngo ariko utizera azacirwaho iteka. None uwo muntu wambwiye ngo kubatizwa si ngombwa, ntabwo nzi imyizerere ye aho ishingiye, ariko njyewe nizera yuko iyo umuntu amaze kwizera aba agomba kubatizwa, agahamya neza ko abaye umwe na Yesu Kristo. Twebwe rero abantu bazumva kuri iri jambo batarabatizwa, bagerageze bihutire kubatizwa, nubwo atari byo bibanza. Ikintu kibanza ni ukwakira ijambo ry'Imana, wamara kuryizera hanyuma ukemera kubatizwa, kubera ko na Filipo yigeze guhura n'inkone, arayiganiriza ijambo ry'Imana, irizera, imaze kwizera ibwira Filipo ngo ngariya amazi ngo ikimbuza kubatizwa n'iki. Hanyuma Filipo arayibaza ngo urizeye? Ngo yego ndizeye. Hanyuma Filipo arabona aramubatiza. Nuvuga ngo kubatizwa si byo bibanza, ariko nabyo ni ingenzi, kuko uwemera akabatizwa azakizwa, ariko utemera azacirwaho iteka. Iyi ntwaro rero yitwa gukweta inkweto ukajya kuvuga ubutumwa, nayo abantu benshi ntago bayikoresha. Ubutumwa bwiza bw'amahoro bwiteguza abantu kuzajya mu ijuru. Nta muntu wajya mu ijuru atarabwirije ubutumwa bwiza ngo amenye Yesu Kristo yizera abatizwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye, Mwuka Wera yantumye kubabwira ngo abantu bamaze kwizera Yesu Kristo no kubatizwa nibahaguruke bavuge ubutumwa. Kandi kigeretse kuri ibyo, mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Amen. Ni ukuvuga ngo mu gihe turi mu ivugabutumwa tugomba no kugira kwizera. Niba dusengeye umuntu tukizera ko akize, niba tubwirije umuntu tukamwizeza ko Imana izamugirira neza, kandi natwe tukamwizerera, kandi tukambara intwaro zose kugira ngo tubashe nyine gukomera ku munsi mubi. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo twambare intwaro zose z'Imana kugira ngo dukomere ku munsi mubi. Iminsi mibi rero ni myinshi, wowe uzi uwawe, nanjye nzi uwanjye, n'undi azi uwe, ariko mu gihe iminsi mibi yaje, ikintu kidufasha ni inkota ariyo jambo ry'Imana. Ikindi kidufasha ni ugusengesha umwuka iteka, dufite kwizera ko ibyo dusabye Imana ibasha kubiduha. Turabashimiye rero kubwira ijambo ry'Imana mwumvise. Naho ubundi kuvuga ubutumwa ni ingenzi kuri wowe wamaze kubatizwa. Kwambara kwizera, gukoresha ukuri ni ingenzi kuri wowe wamaze kubatizwa uri mu itorero. Ntabwo bikwiriye kuba uri mu rugendo rujya mu ijuru gukomeze kubindyarya, ukomeze kwifatanya n'ababeshi n'abaneguranye, ahubwo biragukwiriye kugira ngo ukizwe neza, kugira ngo wowe n'abo wabwirije muzagire iherezo ryiza mubane mu ijuru. Amen. Yego. Yego. Cyangwa se n'utarubizi akaba bimenyeye, akaba azi ko kubatizwa akicara mu rusengero bihagije. Oya, ni uguhaguruka tukabwiriza. Urakoze cyane, ubona n'ubutaha tuzaza byose mbifite, inkoni ihari, ingabo ihari, nubwo ari imfashanyigisho ariko biba bifite icyo bisobanura. Urumva n'ubu ngubu nabasobanuriye ku ngofero gusa, ikindi genza basobanura kuri buri kimwe. Ingofero, agakiza bisobanuye ko Kristo tugomba kumugendana mu bitekerezo byacu. Umweko w'ukuri tukirinda ibinyoma. Inkweto, ubutumwa bwiza, tugahaguruka tukabwiriza abantu, n'ibindi byose nzagenda mbibasobanurira. Ikanzu ni imirimo myiza y'abera yo gukiranuka, kuko kwizera kutagira imirimo nako kuba gupfuye. Nuvuga ngo niba turi mu ivugabutumwa tugire n'abantu impuhwe n'imbabazi. Nujya mu ivugabutumwa ugasanga umuntu arakennye, ufite icyo kumuha umuhereze. Nujya mu ivugabutumwa ugasanga umuntu ararwaye, umere nk'umusamariya mwiza, umujyane kwa muganga, umutangire mituweli se niba ntayo afite. Iyi kanzu isobanura imirimo myiza y'abera. Ku ruhande rw'ivugabutumwa hari abantu bakora ivugabutumwa baricuritse bitewe n'abababwirije ubutumwa, cyangwa bitewe n'inyungu zabo bwite, indamu zabo. Kubera ko ijambo ry'Imana nanone muri Timoteyo riravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe rushya, kuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya. Rero abantu kubera gukunda impiya, ivugabutumwa basigaye barivangavanga, bakarivuga uko ritari bagamije inyungu z'amafaranga. Ugasanga umuntu yari afite inshingano y'ivugabutumwa, ariko akagenda agoreka. Njya mbibona ku bantu b'abapasiteri n'abavugabutumwa, cyane cyane kuri channel YouTube.
ivugabutumwa bagasa nk'abarishyize ku ruhande, ahubwo bakinjira mu bindi bintu bibaha inyungu. N'abarivuze bakarivuga mu nyungu zabo, bakaba bafite ibindi bintu bavangamo bitari ngombwa. Turagira ngo abantu bari mu ivugabutumwa bagire ukuri, bagire no gukiranuka, bareke kuvangavanga ibintu. Uravuze ko hari abandi babikora bisa nk'ari mu kutamenya, babibye abandi ariko ari mu butamenya n'abari ko wenda bigishijwe. Urabona nk'abantu hari igihe babwirizwa n'uwo muntu ugamije inyungu, bigatuma bakurira muri iyo myumvire. Ya myumvire bakuriyemo, ni ukuvuga ngo uburere buruta ubuvuke. Hari igihe umuntu avuka akajya kurerwa n'umuvugabutumwa, ibyo amureresheje rero bimukuriramo, agakura utyo nawe akabijyana uko yabyigishijwe. Iyo adafashe Bibiliya ngo yicukumburire ibye Mwuka Wera musange, usanga amugenderaho. Ariko icyo nasaba bene abo bantu bahamagarwa, cyangwa umuhamagaro wabo uba ushingiye ku bababwirije. Niba umuhamagaro wawe atari Mwuka Wera wagusanze ngo akwihamagarire, akaba umuhamagaro wawe ushingiye ku wakubwirije cyangwa wakuriye mu itorero gutyo ukazamukana n'ababyeyi bawe, namusaba bene uwo muntu gufata Bibiliya akisomera, agasaba Mwuka Wera, kuko Kristo yaravuze ngo nimusaba Mwuka Wera nzamuboherereza. Noneho agasaba Mwuka Wera akajya amufasha gusobanukirwa ibyo atari gusobanukirwa, ntagendere ku by'umuntu, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu Kristo ari ku musaraba, umwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri, kugira ngo buri wese yigerereyo. Noneho wa muntu niba bamaze kumwigisha ijambo ry'Imana, akaba afite umurongo bamwinjijemo, ariko yabisuzuma akabona biri gutandukira, niyongera afate Bibiliya, asome ijambo ry'Imana kandi asabe Mwuka Wera kugira ngo amwunganire, amusobanurire ibyo abantu batamusobanuriye. Hari n'umuntu ushobora kukubyaza ubutumwa nyuma we akagwa. Umuntu yarakuyoboye mu nzira y'ijambo ry'Imana, we nyuma yaho akagwa. Ntabwo rero nawe uzagwa ngo umukurikire, ahubwo bizagusaba kumusengera kugira ngo Imana imugarure, nitanamugarura wowe ukomeze umurongo wa Bibiliya na Mwuka Wera kubigufashijemo. Ku bindi umuntu ashobora kuba atasobanukiwe neza, yakubaza mu gikari. Yego. Ku bantu bashaka kwiga ijambo ry'Imana cyangwa gusobanuza ibijyanye n'ijambo ry'Imana, kuko njye nararisomye mpereye mu itangiriro ngeza mu byahishuwe, ariko nanjye sinjye ubyishoboza, ni Mwuka Wera unshoboza kurisobanura. Umuntu ushaka gusobanukirwa ijambo ry'Imana atasobanukiwe neza, umwizera mushya cyangwa ubona abamuyoboye barabivuyemo, yampamagara kuri 078 79 10 979. Murakoze cyane, yanshakira no kuri Va mu Byaha TV. Reka tugushimire. Basoza dusenge. Yego, dusenge. Imana mu izina rya Yesu, turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru ko ari ushobora byose. Tugushimiye uburyo ubanye natwe muri iri jambo ryawe. Turasenze ngo iri jambo ryawe rigende ryera imbuto nyinshi, kandi iri jambo ryawe rigende mu mitima ya benshi, rigende ribasobanura ibyo badasobanukiwe. Mwuka Wera basange cyane, barushaho gusobanukirwa ibyo bakwiye gukora. Abari bicaye batari gukora, abari bameze nk'abagwingiye, abari bameze nk'abagaburiwe bagapfusha ubusa ijambo ry'Imana bagaburiwe bakarimenya bonyine, bahaguruke bakore. Kandi abari bari mu binyoma babivemo, abari bari mu nyungu zabo bwite zitazabageza mu ijuru bazivemo mu izina rya Yesu. Abari bafite Yesu wo ku munwa atari wo mu bitekerezo, bamushyire mu bitekerezo, bamugendane mu izina rya Yesu. Abatagira imirimo yo gukiranuka bayigire mu izina rya Yesu. Abatakoreshaga ijambo ryawe barikoreshe. Turasabye cyane ngo mu izina rya Yesu abantu bose bumvishe kuri iri jambo bahinduke, kandi dufite kwizera yuko nibahinduka natwe tuzabigira mu inyungu, kuko abahinduriye benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Nuko urakoze rero, uyu mugaragu wawe ugiye gusubira i Kigali, ugendane nawe, umurindire intambwe z'ibirenge, umurindire mu modoka, umurinde impanuka, kandi umuteze intambwe, umuteze imbere. Tukiri mu isi dukeneye Mwami ibyo kurya n'ibyo kwambara, tukiri mu isi dukeneye imibereho myiza, tukiri mu isi dukeneye ubuzima bwiza. Uzajye umurinda kurwaragurika we n'umuryango we, kandi niko nsabiye abera bose bari mu Rwanda no mu mahanga, kwa ngo abakwizeye n'abakwiringiye be gukorwa n'isoni. Sinabura gusengera igihugu cyacu n'abagituye, umuyobozi w'igihugu cyacu n'abamwungirije, abaturarwanda n'abari hanze hirya no hino, abiringira Uwiteka bose bari mu isi ntibagakorwe n'isoni, ahubwo bakomerere mu byo barimo, kandi Mwuka Wera akomeze kubagendaho abasobanurira ibyo badasobanukiwe. Turagushimiye rero ku bwa byose, tuzi yuko urakomeza kuduha Mwuka Wera kugira ngo adusobanurire ibyo tudasobanukiwe mu minsi y'imperuka nk'iyi, kugira ngo buri wese arusheho guharanira kuzagira iherezo ryiza. Urakoze rero, natwe nibyo twifuza, kuzabana nawe mu ijuru, kuko wavuze ngo uzanesha ngo azicarana nanjye mu ijuru nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data. Yesu Kristo, turashaka kuzicarana nawe, uzaduha iherezo ryiza. Tugushimiye ku bwa byose byiza wakoze. Uyu mukameramani wa Va mu Byaha TV nawe ukomeze kumuteza intambwe,
ukomeze kumugirira neza, aracyari umusore, aragukeneye kugira ngo umwambike imbaraga zo kugukunda no kugukorera, kandi nawe uzamuha iherezo ryiza. Tugusabye kudufasha tukiri mu isi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, urakoze, amen. Kadushimire n'abadushyigikiye ibiganiro byacu n'amagaruka. Shalom. Shalom.